kandi bwo mu ijuru buri hafi. Izina ry'ivugabutumwa ni yamamare, ariko sijye wamamara, ni Kristo wamamara. Haleluya. Imana yo kabyara yampaye agakiza ku buntu. Imana ifata umukobwa wayubashye ikamwambura intimba ikamwambika agatimba. Imana ifata umusore wayubashye akamugabo ufite icyerekezo akagira ijambo mu ruhame rw'abagabo. Imana ifata umubyeyi wayubashye y'ubwayi ikamwubaha, yamara kumwubaha ikamwubahisha n'abandi, ikamufata amadede ikamunyuza ku marembo ya ba Rupinzi. Niyo yamamara, sijye wamamara. Imana ibaha umugisha. Reka rero twihute dusome ijambo riri mu Bami ba kabiri ibice bya 10 umurongo wa 15 kugeza 16. Titire y'amagambo iravuga ngo Yehu agira ishyaka ryo kurwanya Bali. Haleluya. Intego y'ijambo tugiye kugenderaho kuri uyu munsi iravuga ngo turwanire Imana yacu iki ishyaka, kuko aho rukomeye Imana izarengera abanyamumaro. Haleluya. Titire y'amagambo rero iravuga ngo Yehu agira ishyaka ryo kurwanya Bali. Avuye aho ahura na Yehonadabu mwene Rekabu, aje kumusanganira, aramuramutsa, aramubaza ati umutima wawe uratunganye nk'uko wanjye utunganiye uwawe? Yehonadabu aramusubiza ati uratunganye. Niba utunganye mu kuboko kwawe, ukuboko arakumuha. Haleluya. Ahera karamwuriza, amushyira mu igare rye, ati nuko ngwino tujyane urebe ishyaka ndwanira Uwiteka. Ijambo rya kabiri Samweli wa mbere ibice 14 umurongo wa 44 kugeza 45. Haleluya. Saro ravuga ati Yonatani nudapfa Imana ibimpore ndetse bikabije. Ariko abantu babwira Sawuli bati mbese Yonatani yapfa kandi ari wazaniye Isiraheli agakiza kangana gatyo? Biragatsindwa. Ntazagira agasatsi na kamwe ko ku mutwe gapfuka ngo kagwe hasi, kuko uyu munsi yakoranye n'Imana. Uko niko abantu barenganiye Yonatani ntiyapfa. Haleluya. Uyu mwami bitaga Yehu yari umwami w'igihugu cya Isiraheli. Yaraje asanga iki gihugu cyahindanyijwe n'ibigirwamana. Ibi bigirwamana nibyo tugiye kurebera hamwe mu izina rya Yesu uburyo byaje muri iki gihugu. Habayeho umwami bitaga Ahabu, nawe yari umwami w'iki gihugu cya Isiraheli. Yaje kujya mu gihugu cy'Abamowabu batakebwe, asangayo umukobwa bita Yezebeli. Abahanga muri teoloji bavuga yuko Yezebeli ari umukobwa mwiza w'uburanga, kandi mbibutse yuko iki gihugu Imana yari yaragihaye amabwiriza, icyo twita burisingi, yuko batazashyingiranwa n'abakobwa b'abanyamahanga. Ahabu rero ageze muri iki gihugu, abwira uyu mukobwa bitaga Yezebeli yuko ashaka kumugira umugore. Arangije Yezebeli aremera. Igihe kigeze ashingirwa mu Isiraheli kwa Ahabu. Ageze mu murwa aramuga ati mugabo wanjye naje. Ati waje nakubonye, ariko nubwo naje nta mpamvu. Mbese Imana zanjye ebyiri nazanye uzazemera? Ati nzazemera. Kaje karemerwa. None se uzazubakira inzu zizabemo? Ati n'inzu nzayubaka ariko nkubone. None se uzazishakira abatambyi bazajya bazitambira? Ntabwo ndabyibutse. Hari abatambyi batambiraga Uwiteka Imana. Abo batambiraga Uwiteka Imana nzabafata mbice. Aha bakora ikosa. Afata abahanuzi batambiraga Uwiteka Imana arabica. Afata abahanuzi 840 bazajya batambira Bayali na Shitaroti. Aba bahanuzi yangaje bakajya bajya imbere ya cya Bayali ngo Bayali we, imbaraga zawe zatugabura ibiryo mu butayu, imbaraga zawe zatwambukije inyanja. Abisiraheli bose baragenda barayoba. Haduka umugabo bita Eliya mu gihe cye, yiyumvamo ko agomba kurwana Imana ishyaka. Haleluya. Eliya aravuga ati yewe Eliya, singiye ku mateka y'Imana yanjye uburyo yagaburiye Abisiraheli, ibagabura ibiryo biturutse mu ijuru, atari pami bizanye, fite amateka. Iriya mvura ndayihagaritse. Umwami aramuga atuvuze ngo iki Eliya we? Ati ndi kumva utari kubyumva neza. Usibye n'imvura na cya kime Obadiya yajyaga yohereza, nacyo ndagihagaritse paka imyaka 3 n'amezi 3 bishize, kugeza igihe yewe Eliya nzabitegekera. Imana iri mu ijuru amugateriya we ndagushigikiye. Hari ahandi nerekeje icyerekezo, manuka kukageza Kereti. Haleluya. Nzajya nohereza ibikona bikuzana inyama ndetse n'imitsima. Ibikona bikojya bimuzanira inyama ndetse n'imitsima. Haleluya.
abimuka bacaho, abagore batwite batangira kujya bakuramo amada, kugeza ubwo n'akakagezi ka Eliya nako gakama. Imana iravuga ati Eliya we, nibutse ko mu gihe cyawe wandwaniye ishyaka, hari ahandi nerekeza icyerekezo, aho bita Sarafati y'Abasidoni, uzasanga umubyeyi n'umwana bakugaburire, ntabwo uzicwa n'inzara kuko wandwaniye ishyaka. Haleluya. Intego y'ijambo iravuga ngo turwane Imana yacu iki? Ishyaka. Kuko aho rukomeye izarengera abanyamumaro. Banyarwanda kazi, Imana izarengera abanyamumaro. Banyamahanga mwese, Imana izarengera abanyamumaro. Abarundi, Abanyekongo, Abatanzania, Abazungu n'abirabura. Haleluya. Imana izarengera abanyamumaro, izarengera abasore b'abanyamumaro, izarengera abakobwa b'abanyamumaro, izarengera ababyeyi b'abanyamumaro, izarengera abagabo b'abanyamumaro, izarengera abashumba n'abapasitoro b'abanyamumaro. Haleluya. Eliya arahaguruka ageze i Sarafati y'Abasidoni, asanga umubyeyi n'umwana bari gutoragura udukwi tungahe? 2. Eliya aramuga ati wa mubyeyi we, wampa amazi yo kunywa. Haleluya. Wa mubyeyi agenda agiye kumuha amazi yo kunywa. Eliya agenda amukurikiye, arangije ati wa mubyeyi we, ntago ari ikibazo cy'inyota mfite, ahubwo mfite inzara, wampa ibyo kurya. Wa mubyeyi ati wa mugabo we, uruwahe utazi ibibazo byabaye muri iki gihugu? Imana yatwimye ibyo kurya, Imana yatwimye imvura. Wa mugabo, nta byo kurya mfite, cyakora mfite agafu gake mu gaseke, mvuye gutoragura inkwi n'umwana wanjye ngo tugateke, ahasigaye dutegereze urupfu. Haleluya. Eliya ati ndabizi ko ari gakeya, n'Imana ubwayo izi ko ari gakeya, ariko Imana ivuze yuko ako gake ukura gake ukakanekera, kuko icyo giseke kitazaramo ifu ukundi. Ku bantu basomye Bibiliya, Eliya n'umugore n'umwana bigeze bicwa n'inzara. Kora mu kiganza cya mugenzi wawe umubwira ati ntawakoreye Imana yicwa n'inzara. Haleluya. Igihe kigeze Imana ibwira Eliya ngo yihishure. Eliya arihishura, ahura n'uwo bitaga Obadiya. Obadiya abazere ati Eliya we, uracyariho? Eliya ati ndacyariho, ariko nubwo ndiho nta mpamvu. Genda ubwire shobuja ave mu byo arimo aze duhure. Obadiya abwira Eliya ati Eliya we, ndakuzi neza, n'Imana yawe ndayizi neza, shobora kujya kubwira databuja Imana yawe nkasanga yaguteruye yaguteretse kundi musozi. Eliya we, ndakwinginze ngwino tujyane. Eliya wawe ati simva aha. Obadiya arahaguruka, asanga shebuja Ahabu. Eliya yabonetse? Tiyabonetse. Mbibutse ko umwami atagenda wenyine, abafite abakomando bamurinze. Barahaguruka aho bati Eliya yabonetse? Tiyabonetse. Arufashe igiti, arufashe cyane muhangano, ndamuhitana. Nyamara Imana ye ije guhura nabo. Aha bakimara kugera imbere ya Eliya, Ahabu yiha gutera ubwoba Eliya. Eliya we, ni wowe n'umuruho wateye Isiraheli? Eliya yuzura umwuka wera mu gihe cye, aramubwira atumva, ntago ari igihe wateye Isiraheli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so wabiteje ryari, igihe uhangara kujya mu gihugu cy'Abamowabu batakebwe, ukazana Yezebeli akayobya abantu. None ahangaha fanya harakarasamboromo, tuzamuke ku musozi Karumeli. Imana iri busubisha umuriro. Niba ari Bayali nzayikurikira, namwe niba ari Uwiteka, gahunda nuku muyoboka. Umwami ati si Karumeli tubwesha hariya hakurya, tugende, ikizima ntago ducika. Barahaguruka, bageze ku musozi Karumeli. Babahanuzi ba Bayali n'Abashitaroti barangije bubaka igicaniro, barangije bahamagara cya Bayali kirabihorera. N'igifekefe cye babumbye mwibu mva, abakikubita imbere bose bazahwana na cyo, kirangije kibakuza ho. Haleluya. Eliya arangije arabashinyagurira, tari Imana zanyu menya zasinziriye, nimwongeremo akabaraga, nimwikebagure. Ariko hari hamanutse Imana igira gute? Izicecekesha zose. Eliya arangije arabahirika, arangije yubaka igicaniro, arababwira bacukura impavu, abatuma kuvoma. Bagiyeyo cyangwa ntibagiyeyo? 3 kose amazi barayasuka arenga igicaniro. Arangije azamura isengesho, aravuga ngo Mana, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Uwiteka Imana. Uwo mwanya tudurwa umuriro uva mu ijuru, bakanuye amaso barimo barebuza n'abahanuzi b'ibinyoma. Epfo iyo ngiyo
barangije bikubita hasi bavuga ngo Uwiteka niwe Mana, mukomera amashyi akabyara. Haleluya. Arangije yataka abaturage, timwa abaturage nk'ababeshye babahanuzi b'ibinyoma epiyo ngiyo birirwa bakinyuguza. Haleluya. Arangije afata babahanuzi b'ibinyoma 850 kuko ageze piyo ngiyo. Eliya arabica arabarangiza. Umwami yari ahari ntacyo yabikozeho. Imana iturinda abagabo bameze nk'Ahabu mu murimo w'Imana. Ahabu atahana ikintu bita ubujajwa, asanga umugore we Yezebeli. Ati Yezebeli ahuze iki? Babahanuzi bawe bose. Eliya arabishe. Yezebeli nawe ati Imana zanjye zazindi zifekefeke Eliya namukagejejeje zizabimuhore ndetse bikabije. Ariko kuko Eliya yakoranaga n'Imana atuma umugaragu we ku nyanja. Inshuro ya mbere ntiyagira icyo abona. Inshuro ya karindwi Elisa azamukana amakuru y'uko abonye agacu kangana n'ikiganza. Kuko Eliya yakoranaga n'Imana amenya ko Imana itanze imvura. Icyo nari ngendereye kuri Eliya. Haleluya. Yagize ishyaka ry'umurimo w'Imana. Haleluya. Banyarwandakazi turwanira Imana yacu ishyaka, kuko aho rukomeye izarengera abanyamumaro. Haleluya. Arangije. Haleluya. Ibimenyetso bigaragaza ko Eliya yari n'umukene, imwe zabaga zirangaye ku musozi. Ibindi bimenyetso bigaragaza ko yari umukene cyane, yambazaga umukandara w'ubwo yabwingamiya. Yavukaga no mu cyaro cyaho bita Itishubi. Haleluya. Ariko nubwo ari umuturage yibitse umwuka wera, yiyumvamo ko agomba kurwanira Imana ishyaka. Mbese we muri iyi minsi uri kurwanira Imana ishyaka ute? Mbese muri iyi minsi, muri ibi bihe bisa n'ibigoye, muri ibi bihe biruhije umugenzi, muri ibi bihe biruhije abanyamasengesho, muri ibi bihe biruhije ababwiriza butumwa, muri ibi bihe biruhije amadini n'amatorero, muri ibi bihe birushya byaruhije isi yose, mbese muri iyi minsi ufite iki ngo Uwiteka Imana ahereho? Intego y'ijambo iravuga ngo turwanire Imana yacu ishyaka, kuko aho rukomeye Imana izarengera abanyamumaro. Tugiye kwinjira mu ijambo rya kabiri twasomye. Haleluya. Samweli wa mbere ibice 12 umurongo wa 44. Sawuli aravuga ati Yonatani nudapfa Imana ibimpore ndetse bikabije. Ariko abantu babwira Sawuli bati mbese Yonatani yapfa kandi ari wazaniye Isiraheli agakiza kangana gatyo? Biragatsindwa. Ntazagira agasatsi na kamwe ko ku mutwe ye gapfuka ngo kagwe hasi, kuko uyu munsi yakoranye n'Imana. Uko niko abantu barenganiye Yonatani ntiyapfa. Haleluya. Uyu Sawuli yayoboye imyaka 40, yayoboraga igihugu cya Isiraheli n'ubundi. Muri iyi myaka Sawuli yayoboye iyi myaka 40, ariko mu myaka 2 yonyine ni Imana imushima. Indi myaka yose yari yaramuciye ku ngoma. Muri iyi myaka yari yaraciwe ku ngoma yaje guterwa n'abantu bitwa Abafilisitiya. Babajije Imana ngo bajye ku rugamba, Imana irabihorera. Haleluya. Arangije yegera abasirikare, mw'abasirikare twabajije Imana ngo tujye ku rugamba, none Imana yatwihoreye. None mw'abasirikare nimujye ku rugamba, ariko hari icyitondero. Ku rugamba nta musirikare wemerewe kurya, ku rugamba nta musirikare wemerewe kunywa amazi. Abasirikare bose barafunga turabyemeye. Bakimara kugera ku rugamba, Abafilisitiya baguhondera Abisiraheli, ari abafatwa amateka, ari abakomereka. Muri ako kanya n'inzara iteramo. Mbibutse ko kamanda w'urugamba yari umuhungu wa Sawuli yitwa Yonatani. Yonatani agiye kubona abona abasirikare ba Isiraheli bose barirukase. Yonatani nawe yirukankana iki? Yirukankana ibanga, yirukankana inkoni. Sifa kwa Mungu. Arangije ageze hepfo asanga ikibindi, arebyemo asanga cyuzuye ubuki. Ahamagara bene wabatubuki we, yavuga ubuki bose bakiruka. Tubuki, yavuga ubuki bose bakiruka. Yonatani bose abonye bose birukase. Yonatani afata inkoni akoza mu buki. Yonatani uko arya ubuki akarushaho kugira irindi yerekwa. Yonatani uko arya ubuki akarushaho kubona aho haduhizihishe hafi aho ngaho. Yonatani uko arya ubuki arushaho kugira imbaraga. Nuko amaze guhaga ubuki afata umuheto, afata umwambi, yinjira mu rugamba wenyine. Abafilisitiya bose arabica, arabarangiza. Barangije barataha, binjira mu ihedikota. Abatumva ihedikota ni ibirindiro by'ingabo. Arangije Sawuli yegera abasirikare, mw'abasirikare mwe ku rugamba nta musirikare wariye.
abasirikare atimva umwami ibintu avuze, usibye no kurya nta n'umusirikare wanyweye. Ngo nibaza n'umuhanuzi, aba ni abasirikare, bazana umuhanuzi afite ibuye bita Urimu, ibuye baritunze mu ngabo, ibuye ryerekana amahoro, ahubwo ibuye rimyasa umutuku ryerekana Sawuli n'umuhungu we. Sawuli arahaguruka ati nimudukize jyewe n'umuhungu wanjye. Haleluya, haleluya. Arangije ibuye baritunze Sawuli ryerekana amahoro, ahubwo ibuye rimyasa umutuku ryerekana Yonatani. Ati ndi umwami simvuguruzwa. Yonatani abona nta mikino, aramuga ati papa nyemerera mvuge rimwe, nimara kuvuga uhita unyica. Arangije aravuga ati papa wadutumye ku rugamba, utubuza kurya, utubuza kunywa, none se papa jyewe wariye ubuki nkarwana njyenyine n'abandi birukase, none se papa icyo nicyo wanziza? Ati ndi umwami simvuguruzwa. Arangije Yonatani abona nta mikino irimo, arangije aravuga ati ngaho papa nyemerera mvuge rimwe, nimara kuvuga ubundi uhita unyica, unyicira aha ngaha. Arangije Yonatani yegera abasirikare, mw'abasirikare papa yababeshye, papa yababeshye, mwabonye umusirikare batuma ku rugamba bakamubuza kurya bakamubuza kunywa, none se mw'abasirikare mwe ko mwebwe mwari mwirukase, jyewe wariye ubuki sinarwanya njyenyine mwebwe mwirukase, none se mw'abasirikare mwe icyo nicyo mwanziza? Sawuli ahagurukana inkota, abasirikare ya nkota basimbukira hejuru bayifatira mu kirere, abandi baryama kuri Yonatani, ngo Yonatani ntagapfa, Yonatani ntagapfa, Yonatani ntagapfa, kuko uyu munsi yakoranye n'Imana. Uko niko abantu barenganiye Yonatani ntiyapfa. Haleluya. Muri iyi minsi uri kurwanya Imana ishyakute. Haleluya. Muri iyi minsi wari umunyamasengesho, wari umuririmbyi, wari umubwiriza butumwa bwiza, muri iyi minsi ufite ikingu Uwiteka Imana hereho. Tugiye gusenga Imana, tugiye kuyihamagara, twongere tuyisabe inkomezi, twongere tuyisabe imbaraga. Muri iyi minsi igaragara nk'iya nyuma, muri iyi minsi dore abantu benshi barasinziriye, dore muri iyi minsi abantu bararangaye, kandi umugeni ageze ku irembo. Uwiteka reka dusenga Imana. Wowe uri muri uyu mwanya wari ucitse intege, wari ufite kwiganyira, wari uri kwitotomba, ibigeragezo byari bibaye byinshi, wari uri kwibaza ko inzira zifunze, inyatsi zari zarabaye nyinshi, karande zari zakuzengereje, abarozi bari bakuzengereje, imyuka mibi yari kugerageje, ubukene bwari buciye ibintu, ikode ryari kuzengereje, amadeni n'amakeredi bikumereye nabi. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga. Uri data nturi data wacu, uri Imana data se mwami wacu Yesu Kristo yamennye amaraso y'igiciro kugira ngo atubone. Turakwemereye, twemereye ubwoko bwawe, turaguhamagaye rero Mana ganza kandi utegeke, icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru ku isi yose. Umwuka wera reka garuke ku bwoko bwawe, izina ryawe rishyirwe hejuru, tubisabye twizeye izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, tuzasubira ku munsi w'ejo.